ariko se ntuzi ko anti washaje nkeneye kana kagakobwa nkawe ugomba kujya kankemurira ibibazo by'umubiri sibyo humura nta kibazo ari nanjye se uragira sinda umukobwa ukeneye ibyo byifuzo byose ngo ntabwo komeza umurere massage niwe wanamvunye umugongo ninjye kuvunye umugongo cyane niwe wawumvunye oya sha wankoze wakureba shawe nta kibazo mfite wantu ubu ndi umugore mutoya nawe uzajya umata na buri mukobwa wese aba akeneye kubona umusore ufite ibitekerezo nk'ibyo nibyo ariko uzamubona abo se n'umufite wowe bimeze bite sharekana n'iby'abagabo ubu nkeneye kubona nkeneye kuryoherwa n'urukundo kuko abo duhura bose baba bashaka kunyura mu gitanda bikarangiriraho abantu nk'abo ntabwo babura ariko biba bisaba kwitonda no gushishoza mbere yo gufata icyemezo cyo gushakana n'umuntu nta kibazo mfite wantu ubu ndi umugore mutoya nawe uzajya umata nibyo nzajya nziguha nta kibazo gusa ndabona batinze ngiye kugenda ubwo ndaza kumuhamagara nambwira gufata gushyiraho telefone ndaguherekeza reka nshyiremo akabutura ntugaherekeze reka nambarire hano utavuga ngo nagutinjije ariko n'ubundi ntabwo byari butinde nari kugutegereza ntoya humura ntabwo bitinda zose urasoza yego kumva ugira isoni bigeze aho ngaho basoje tugende ngiye gusoza muje okay ndasoje ngaho tugende kumbe wasoje nasoje twagenda noneho nta kibazo duherekeze sawa Daje. Auntie, welcome. Claudia. Bravo. Karibu cyane. Umeze neza? Sheri yaje se? Ntago araza. Yari kwa muganga ariko mukanya ndamuhamagara. Hanyuma se mbwira urugo urubinyiriye. Aje rero none. Sheri kwa rafano nashaka kubwira. Yego. Okay. Ndashaka amafaranga. Angahe? 30. Byari. None hawaye amanajyose. Amafaranga ndayafite ningira mu Rwanda yakoherereza. Wow, so mbese. Reka nisho mukundira. Kwa kurumbye akantu keza. Ko kunda umuretse reka nze mbajye kugutekera ndaje. Umva shiri. Umureti wibaye ahubwo tugiye mu cyumba ugiye kunyongera. Sune wahaze.
ntabona inkongoro y'umwimerere ngo asibe kwisobongera se. Arega ibyo unkorera ni gereza ntazigera mvamo. Ndagukunda sheri wanjye. Mfite icyizere yuko yabifanya nakwiye neza mfasha kubona imitungo y'ababyeyi banjye nkayikurikirana. Ya nanjye icyizere nakibona. Ahubwo se wa mugore wabavugaga wakoraga hariya yicaye haba mbere uramuzi? Urashobora ari umwana. Bagusha abantu bose baturezera abana ababyeyi. Twizere rero sha bizakunda. Nanjye nabyizeye ahubwo se wambwiye muri ubuzima bwawe. Byose wambwiraga nkunda kumva inkuru z'abandi kuko zarenze ko njye nazo nigeze. Sha nyine nanjye mbwira pe impamvu mubaje nuko nabonye uri umwana mwiza kandi twabaye inshuti. Twabaye inshuti? Yego. Ngambwira rero. Sha nyine ntabwo byari bibi cyane kubera ko nabaga muri famiye. Ariko bagufataga neza kuko bari umuryango wawe. Sha burya baravuga ngo akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu. Ndabona akazi wagasoje. Wiriwe? Wiriwe neza. Ntabwo ndagasoza nzari ibindi. Nabyo uri gukora. Uretse gato tuganira gato. Ese shira ngiye kubwiye yuko namumenyeho amazi. Oya, ntabwo yabimbwiye. Ntabwo uzi impamvu se? Umutima ukumbabarira nyine. Nukumbabarira numvaga n'ukuri ntabona ahantu mbihera. Humura. Ntabwo nyewe ndi umwana. Ndareba kandi nkanisobanurira utuntu tumwe na tumwe tugenda tunyuraho. Urabizi? Ntugire ikibazo. Sibyo? Ikintu ngiye kugusaba ni kimwe. Ni ukugira sokereza uyu muryango. Urumva? Ukagira ibanga ku buryo nta muntu ugomba kumenya ibibera hano muri iyi nzu. Yewe n'inyoni itamba ku buryo itabimenya. Sibyo? Kuko ndimo ndareba ngasanga ufite agatwe gatoya azakagirira mu rugo urangiza gukora ibyo wakoraga no hanze ugende ukora ibyo ngibyo. Urimo mwiza. Bra! Braka! Bra! Braka! Nyera! Ndabona phone yanasize hano.